inkuru ikomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'inkuru abantu benshi bakomeje kugenda batungurwa nayo, abenshi bashimishwa nayo bavuga bati Imana ni igitangaza, Imana ni nziza kandi ibihe byose. Ni nyuma yuko uwitwa Kagarara wamenyekanye ku izina rya Kagarara hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse umwe mu basore navuga ko bagiye bakundwa n'abatari bakeya muri iyi minsi itambutse. Ubu ngubu tuvugana ubuzima bwe bukomeje kuba nk'ibitangaza gusa n'ubuzima navuga ko nawe ubwe bukomeje kugenda bumutungura nyuma yuko akomeje kugenda agira ibihe byiza, ndetse Imana imushumbusha ndetse ikamwitura ikamwereka urukundo rwayo. Ngira ngo abantu benshi mwakomeje kugenda mubona video z'uwitwa Kagarara ari kumwe n'umunyamerika unavuga ko ari rurangiranwa mu guterura ibyuma, imirimo ngororamubiri cyangwa se nyine bijyanye no guterura ibyuma nyine biremereye, uwitwa Ashton. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubona ko bagiye bagirana ibihe byiza nyuma yuko uwitwa Ashton akunze uwitwa Kagarara ndetse akamukundisha isi yose. Ubu ngubu rero bakaba bari kumwe aho bari hariya mu gihugu cya Ghana muri tuwa uyu nguyu witwa Ashton agiye gukorera muri Afurika yose, akaba azazana hano mu gihugu cy'u Rwanda akazana n'uwitwa Kagarara. Ngira ngo rero Kagarara yahinduye n'amazina, ubu yitwa Ashton Small, ndetse uyu Ashton Small cyangwa se Kagarara akaba nyine yaragiye guhura n'uyu nguyu witwa Ashton muri Ghana, bakaba bari gutemberana mu bice bitandukanye bya Ghana. Nyuma yuko rero basoje tuwa muri Ghana bazajya mu bindi bihugu bitandukanye, harimo za Nigeria, harimo Rwanda, harimo za Maroc, za South Africa n'ibindi byinshi mu bihugu bya Afurika. Ariko ibyabaye muri iri joro byo nakasa mutwe, ibyabaye muri iri joro byatunguye abantu benshi cyane, ndetse navuga ko aribwo hari habaye igikorwa kinini kidasanzwe uwitwa Ashton yakoreye Kagarara. Ngira ngo ni ibintu navuga ko birenze, ni indengakamere. Uwitwa Kagarara ngira ngo yaje guhabwa imodoka y'akataraboneka, imodoka yo mu bwoko bwa Ferrari. Ni imodoka navuga ko zihenze hano ku isi, ni imodoka zigezweho hano ku isi, ni zimwe mu modoka navuga ko zifite agaciro gahambaye ndetse zitungwa n'abajejeta faranga n'ibyamamare gusa hano muri iyi si yaremwe n'Imana. Rero nyuma yuko bari barimo gutembera mu bice bitandukanye, aho bagendaga bakora siporo ngororamubiri, bajya muri boxing, bajya muri gusangira, kurya muri dina, bajya mu bindi bikorwa byinshi bitandukanye bagiye bakorana. Uwitwa Ashton baje kugera ahantu nyine bacururiza imodoka, baragishari cars, hanyuma aza kumubaza ati muri izi modoka zose urimo kubona ahangaha, muri izi modoka z'imituku ziri ahangaha, ubwo harimo nyine za Mercedes Benz, harimo za Ferrari, harimo za Bugatti. Ubundi uwitwa Kagarara baramubaza bati ese ni iyihe modoka wakunze muri izi ngizi, ni iyihe nziza kuri wowe, ni iyihe ushaka? Uwitwa Kagarara rero aramusubiza, ubundi Ashton aranyura aramusobanurira, hanyuma Kagarara aravuga ati reka manze ndebe neza, reka manze ncekinge ndebe mu by'ukuri inziza muri izi ngizi, ese ni iyihe nifuza kugendamo. So Kagarara rero yaje guhitamo iyi modoka yo mu bwoko bwa Ferrari, imodoka y'umutuku nziza, aba ariyo avuga ati rwose nujya kumpa unyiheriye ngiyi, ngewe umwana w'i Rwanda niyo nikundiye. Uwitwa rero Ashton akimara kubona ko uwitwa Kagarara akunze iyi ngiyi yo mu bwoko bwa Ferrari, niko guhita mubwira ati iyi modoka urimo kureba, iyi modoka ukunze, ejo bundi tuzaba turi kumwe muri Miami. Like nkuko wabyumvise Yesu abwira cya gisambo cyamuvuze neza ati mukanya turaba turi kumwe mu ngoma y'Imana, niko n'uwitwa Ashton yabwiye uwitwa Kagarara ati ejo bundi turaba twajyanye Miami, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nge nawe dutemberana, uri muri iyi modoka, nushaka niba uzi no kuyitwara urimo kuyitwara, uri mu modoka ya Ferrari urimo uyigendamo uko ubyifuza. Ati ngiyewe niryo sezerano nguhaye, ejo mu gitondo, ejo bundi nidusoza iyi tuwa uzaza, ubundi twijyanire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Miami aho nsanzwe nibera. Ngira ngo nyuma yuko rero amuhaye iryo sezerano ndetse niyo mpano ihambaye cyane, Kagarara bakomeje kugirana ibihe bikomeye. Hanyuma uwitwa Kagarara
niko no kuza gusangira hanyuma aza witwa Ashton Hall aza kumubaza ati se mu Rwanda nituhagera ni iki kintu nyine tuzabonayo cyane ko numvise ngo Rwanda is the cleanest city cyangwa se cleanest country in Africa. Nabonye ko bavuga ko u Rwanda ari cyo gihugu ngo gifite isuku cyane muri Afrika yose. Ese nituramuka tugeza hiwanyu ni iki nyine uzanyereka, ni iki kidasanzwe nyine cyatuma nyine numva mfite amashyushyu yo kujyayo. Uwitwa Kagarara rero niko kumubwira ati mu Rwanda harimo ibintu byinshi cyane, uzabanza urebe umujyi wacu, urebe uburyo uri clean, urebe uburyo hari isuku iteye ubwoba, hanyuma tuhite tujyana muri mountain gorillas cyangwa se gusura ingagi zo mu birunga. Ati ni ahantu heza cyane, ni ahantu uzabonera experience idasanzwe, ahantu uzabona ko u Rwanda rutandukanira n'ibindi bihugu wagiye nizo za Amerika wirirwa ubamo. Uzabona ko u Rwanda uzabona aho rubera akaga. Aravuga ati rwose mountain gorillas ndagira ngo manze nzigushishikarize ni ibintu byiza na experience ugomba kuzagira. Aramubaza ati se izo mountain gorillas umuntu yashobora ko yazikoraho nyine like umuntu yazikoraho nizimurye cyangwa nizimurwanye. Witwa Kagarara ati humura wewe tuzaba turi kumwe kantona ngewe nzakwereka icyo bita mountain gorillas uzikoreho n'amaboko yawe. Ubundi ikiganiro kiraryoha. No kuvuga ngo rero imaze kuba iminsi igera kuri 3 niba ntibeshye barimo gutemberana mu gihugu cya Ghana. Navuga ko bamaze kugira ibihe byiza. Ubona ko Kagarara utuvugana yamaze kumenyera uyu musore rwose. Ni nacyo kintu cyabanje kugorana. Ubonaga ko Kagarara afite ubwoba, ariko ukanabona ko n'ururimi rw'icyongereza rurimo kumugora, ariko ubu tuvugana uri kubona ko ari kugenda aza muri mood. Nkeka ko nko ku gihugu cya kabiri cyangwa icya gatatu Kagarara noneho azaba yamaze kuba kaga, yamaze kuba nyine Kagarara arimo gutera joke, arimo guserebura ibintu nyine ahawe, arimo kwakira imigisha azagenda ahabwa n'uyu nguyu witwa Ashton Hall. Ndetse ibiganiro bakora bigende biryoha cyane. Witwa Kagarara akomeze kugenda branding igihugu cyacu nawe ubwe yibrandinga. Ubu ngubu tuvugana Kagarara ntago ari kuri yarivuye hano mu gihugu cy'u Rwanda bya bindi by'aba content creator twirirwa tuvuga batize. Ubu ngubu Kagarara rwose mwumve ko yabaye wundi yamaze kuba igihanyazwa. Nyuma y'ibyo ngibyo rero witwa Kagarara ngira ngo arakomeza kugenda nyira atemberana n'uyu nguyu Ashton Hall. Hanyuma Ashton ho yamaze no kubishyira ku rundi rwego, kuko muri bio ya Instagram ahantu navuga ko uwitwa uyu Ashton Hall aba ateze amaboko cyane. Urubuga rwa Instagram yamaze gushyiramo izina rya Kagarara, avuga ati nshaka kugira ngo uyu muntu tumuvane ku bantu bagera ku 200,000 tumugeze kuri miliyoni y'abamufollowinga ku rubuga rwa Instagram. Nuvuga ngo niyo team, nuvuga ngo niyo main goal, nicyo kintu cy'ingenzi Ashton Hall ashaka. Yaravuze ati nge nahuye n'umu content creator wa nyawe, ndetse uyu niwe muntu wo kublessinga nabonye, rero reka tubikore. So nuvuga ngo gahunda nuko iyi tuwa izarangira uwitwa Ashton Small cyangwa se Kagarara afite miliyoni y'abamukurikira ku rubuga rwa Instagram, ndetse bazaba ari abazungu, bazaba ari abasirimu, ntabwo ari bano birwacu b'i Rwanda abantu batera comment nyine ubona ko ziri mu bwenge bukeya. Bazaba ari abantu basobanutse, abantu bashobora gutuma uwitwa Kagarara abona noneho ibiraka byo kwamamaza ku rwego rwa Afrika. So ni ibintu birenze cyane, ni ibintu navuga ko bidasanzwe, ndetse ni ibintu navuga ko bizakomeza kugenda bigira agaciro ndetse n'ingaruka nziza kuri Kagarara muri rusange. Ngayo nguko rero dukomeze tumubwire tuti congratulations umuhungu wacu, kandi Imana nyine tubone ko ari igitangaza, Imana ari inyamugisha. Iyo igihe cyawe cyageze iraguhereza kandi ikagusigiriza. Ngayo nguko iyi ngiyi ni Mega TV Rwanda, ukore sabu tujye tubana umunsi ku munsi.